ese ko nanubu akifungiranye iyo mikino ndayirambiye man arakifungiranye none se uragira ngo mbigenze arakifungiranye papa ubu yafashe umwanzuro ngo nibigera nimugoroba atarafungura icyumba aragenda ajye kugica aragenda rumene kuko ahangayikishwa nuko umwana we ashobora kwicwa n'inzara iyo mikino nge yanyu ndayihaza uragira ngo dukore iki iyo match ni bwoko ki buri kanya na n'ubu ngubu umukobwa ntarifunga ese niba yifungiranye tugibigenze dute twangiza urugi burenda arakitekereza hari kwa Rey kuri inshuro ni seri ese ubundi ni ryari utabaye seriye ko ibintu byawe byose ubishyiramo ubuseriye bwinshi ndamushaka byihutirwa sinakubwiye ko afunyira basi uzagaruka ejo papa wamaze gufungura kuko nibigeza nimugoroba yambwiye ati saa 12 ziragera uyu mukobwa atarafungura byanze bikunze umwana we ashobora gupfira mu nzu ndahita ndumenya 12 rero ntabwo mvangana mubonye se yari ikintu bimbwiye kubera ko njyewe ndumva ari watuje ariko Fabi ndatuza ariko ubuhangayikishijwe n'iki ndatuza gute uriya mukobwa ko ari uwawe ko nta handi hantu azajya ubundi uhangayikishwa n'iki buri munsi maze mwirukankaho none se hari undi mugabo si wavuze ko Emily yapfuye hari undi mugabo uzi muri kumusangira noneho ejo undi yambwiye ngo icyo twebwe turi kumwe hano ntuse biriya nibyo utekereza erega umukobwa ashobora kuvuga ibyo ashaka ariko ntabwo yikontorora ko nawe ubwawe ugeraho ukabura ubwenge nawe kwikontorora urukundo rwakugize imbwa hahandi usigaye wirirwa ugenda nta kandi kazi ukora nuko mbwiye nyine se ko urugero naguhaga ni urugero urukundo ruri nyine ni urugero naguhaga utaza kubyegereza umutima nyine mvuze ko ari ukuntu umuntu bigenda ntabwo mvuze kuri imbwa ni urugero natangaga ugomba kutuza ugashyira umupira hasi ukihangana urukundo ruri kumpindura imbwa kuba ndahangaha nuko uri gutekereza akaruhuka umukobwa arafungiranye ni muri kugira icyo mukora ngo afungure urugi urwo rugi rugurangaye ku buryo umuntu atanarumena rugurangahe nibyo ndi kukubaza umugore kuko mugira ngo ibintu byose mbifatire umwanzuro niba nyir'urwe ariko nta bagore b'intwari bumvishije none se ari icyo mba ntakoze ahubwo ninjye ntwari nimero ya mbere ahubwo nuko budashaka no kunyura kuvuga iryo jambo rero ngo umugore n'abagore b'intwari barahari ku buryo najya gupfuka nawe rero kamubwire Fabi sibyo ibi bintu muri kubizanamo imikino myinshi ibi bintu muri kubizanamo imikino myinshi ari ko wagabanyije none reka mbabwize ukuri hari ikintu mwebwe mutari kumva umwana w'umukobwa wicaye mu rugo ari mu nzu napfa nyine guzaba ubaye umupfagabo ariko nakira ni uwawe nta wundi muntu mumuhanganiye apfuye ate urabizi neza kuri yapfuye nanjye napfase aho kugira ngo mve hano namujyanye siyo mpamvu nakubwiye ngo urukundo rwakugize imbwa upfa kubera iki se kubera umuntu urongeye usubiramo rya jambo ariko sinakubwiye ko ari urugero ndi gutanga si urugero ubura Fabio ntukomeze gukina n'amarangamutima yanjye ntukomeze ariko rero njyewe Fabio mba mvuga yanjye naya marangamutima ariho ariko ibaze nawe umuntu w'umugabo w'igishongore nkawe ufite amafaranga ufite imodoka akirirwa agenda buri munsi nta kintu akora ngo yapfa kubera umukobwa mu Rwanda Fabio ramubwiza ukuri ubaka kanya aho kugira ngo mukomeze mu nkine nk'agatenesi nsubize buri kimwe cyanjye cyose mbarekera umukobwa bakunzi b'inzira y'umusanda bashuje muri hose kumaje kubona kanga ibintu bitoroshye kumaje kubona kanga bitare bamwise imbwa Fabio avuze ati wowe uri imbwa umuntu w'umugabo ufite amafaranga arakurare gute wigo wiruka inyuma y'umukobwa ese noneho bigiye kuba byegera bityo kuvuga ngo bita Fabio ahaye ukuri ndetse Fabio abashije kuba yatinyuka akabwiza are ukuri gusa mu ndikanga bita are bimurakashe cyane are bimubaje cyane ese noneho aragiye kuba yakora iki bigiye kugenda gute nawe ufite amatsiko menshi nawe uri kubazwa bigiye kuba byagenda gusa angagiye kubona kubona amatsiko kandi igiye kubona kugira igiye kuba byakora ibyo byose bigeze ngabwa mbere nyaboneka nta kindi kintu usabwa usibye gukana kuri iyo buto yanditseho subscribe aho hasi kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa neza ino filime inzira y'umusaraba nawe ufite amatsiko kandi nawe ukomeje kose bigiye kuba byagenda ahangangiye kuba nta kumara amatsiko kandi tugiye kuba twagana ndetse mbashe no kuba nabwira gake kabashije kuba kagaragara muri ino filime inzira y'umusaraba dore ko ari byishimo mutamenye byagaragaye ndetse n'uduhe tuba twabashije kuba ndetse n'imvune zigaragara muri ino filime inzira y'umusaraba inyuma ya kamera muri make yagiye kuba nababwira byinshi kuri ino filime inzira y'umusaraba ndetse no kuba nakumara amatsiko
Bosco nkubwira ibigiye kuba byakurikiyeho byose kuko ngiye mba mpibereye kuri teleba mpari ndi kureba uko ibintu byifashe amacano azababeshye ndetse n'abana bazababeshye babwira ngo bemeze gutya bose baba baje gushishura baje kumva ibyo navuze kugira ngo babashe kuba bagira ibyo basha kuba baza kubabeshya gusanga ngiwe aje kuba nababwira ibigiye kuba byakurikiyeho byose cyane yuko mba nibereye kuri tele ndi kureba uko byifashe inyuma ya kamera uburyo ibintu babyifashe uburyo Fabien ndetse na Are ibintu bameze byose ndetse n'ibindi byinshi amabanga ya net ndetse n'ibindi byinshi ngiye kuba nababwira ndetse bashe no kuba nababwira agashya kabashije kuba kakogwa ntangano na Emile abashije kuba yakora agashya ndetse atungura benshi ndetse abenshi muri baza kuba mwatungwa cyane n'ibintu Emile abashije kuba yakorera Are ese namwe muri bwaze kwishimira ngaho wita Emile yashimuse Are biri bwaze kuba byabashimisha ko mugiye gutangira kubona ko bigiye kuzamo nimere koko biri bwaze kuba byagushimisha ushaka kujya muri comment tubwira ati dushaka kugira ngo tubibone dushaka kugira ngo tubone Emile yashimuse Are nashimutwe jya muri comment wandikemo ngati Are nashimutwe kugira ngo ndebe ko turi kumwe kandi amukomeje kwifuza yuko ibya Are byose ari kwikora ndetse n'ibyo ari kwikena byose byarangira bidakunze kuko navuga kango bita Are nubwo akomeje kuba yapanga kuba yatwara Anita Sinzira akamujyana mu kindi gihugu bakajya kwibana navuga kanga bagiye kuba bamutungura cyane ndetse ari byo ari kwikora byose ndetse Are wigize igihanganye gatunze imbunda mu gihe kubona kagiye gusaba imbabazi aragiye gupfukamiriza Are agiye kubabazwa bidasanzwe dore ko navuga kango bita Emile nta mikino ndetse Emile yarakaye cyane ese noneho bigiye kugenda gute kangaha ibintu bigiye kuryo none kuri filime yacu igiye kuba yagira hiryoshye cyane dore ko navuga kango bita Emile ndetse na kamarade umujinya ari wose uburakari ari bwishi angira mu gikwango bita Emile yari kuvuga ukuntu byagenze ari kuvuga ibintu byamoye ari kuvuga ukuntu abamurashe ari kuvuga uburyo Anita ashobora kuba yarapfuye ese noneho Emile ari bwaze kuba yamenye yuko Anita ari muzima dore ko navuga ko Emile agiye guhigahiga amakuru ndetse Emile agiye gushaka uburyo amenya nimba koko Anita ari muzima cyangwa Anita yarapfuye cyane yuko mu majeno ko nakango bita mama Iribagiza nawe yagize agahinda mama Iribagiza yariza kihanagura n'ubungubu navuga ko mama bagiza azi yuko Emile yapfuye navuga ko rero bagiye kongera kubona Emile ari muzima ndetse ango bita aragiye gutugwa no kubona Emile ari muzima ndetse na Rugemwe nawe agiye kugira ubwoba zingo no muzimu wa Emile wabateke niko anga navuga ko uwo bita Fabio avuga ati Emile ntago yapfuye ntago nakwizira ko Emile yapfuye rero navuga kango bita Rugemwa agiye kuba yagira ubwoba ndetse na Are bigiye kumukanga kongera kubona Emile ari muzima ndetse bagiye kuba bagira ngo no muzimu bakamubona bakirukanga dore ko navuga ko Emile agiye kuba yatungurana cyane ndetse Emile agiye kuba yakora agashya dore ko mugiye kubona mujinya wa Emile ndetse agiye no kuba yafatanya na kamarade kugira ngo babashe kuba bakwihorera umushumba yabwiye ati umushumba yokeje undi ku bintu ndaramusubiza ati apfa kuba tukiri mwisi imwe apfa kuba tukiri kuragirana nanjye nzakwishyura ese noneho bigiye kugera gute kunavuga kwango bita Emile nawe agiye kuba yakwishyura agiye kuba yakwishyura jya kuba Rugemwe yarahimukiye Emile ndetse na Fabio akaba barahimukiye Emile bafatanyije na Are navuga ko bose bakiri mwisi imwe ndetse navuga ko ango bita Emile agiye kuba yabishyura ndetse Emile ibyo bamukora agiye kuba yabikuba inshuro nyinshi cyane yuko agiye kubabaza Are agiye gutera aroboribwe budasanzwe ndetse Are wigize igihangaje Are wigize udakogo Are wigize umunyembaraga ndetse n'umunyamafaranga agiye kubona ko hari ahantu amafaranga adakora ku bintu by'urukundo bura ntaga amafaranga akora umuntu ugukunda ko kubyukuri ntaga arimo ngufite amafaranga cyangwa amafaranga ufite rero ibi byose Are yikora ngafite amafaranga bura Are kuba afite amafaranga aba yumva yuko afite buri kimwe cyose aba yumva yuko afite byinshi cyane aba yumva yuko nta kintu na kimwe mbega cyamunanira cyangwa ikintu cyose ashatse yakibona agusanga nawe sinzi nimba abona ko amafaranga ari anadakora ntago sinzi nimba bibona yuko amafaranga ku bintu by'urukundo urukundo ntago rugwa amafaranga bura ntago rugwa amafaranga n'ubona umuntu ugukunze kuba ufite amafaranga uba umeze nkaho uguze urukundo gwe aba yakunze ayo mafaranga yawe ntago aba yakunze wowe ayo mafaranga yabuze nawe aragenda kuko aba yaraje akunze ayo mafaranga aya mafaranga yabuze ubwo urukundo yakundaga ayo mafaranga ariyo yagukurikiyeho ubwo uzi ko gukunda kandi yikundira amafaranga yawe hari n'akantu buri aba boss mutazi twubaha amafaranga yawe ntago twubaha mwebwe buriya nimba ubona ufite amafaranga ukabona abantu barakubaha cyane ukabona abantu baragupfukamira ukabona nyine wace kubana ukabona ko wakubashye cyane tubishi bifuza kuba bagusuhuza ntago ari we wubaha amafaranga utunze wagira ngo bakwereke ko bagukunze kugira ngo washe kuba wabaha ayo mafaranga ukora ikosa gato yamaze ayo mafaranga bure nimba ari n'umwe wongera kuguhana mwaramutse yongera guhora akakubwira ngo mwaramutse rero hari abantu bamwibeshya mubona abantu mufite amafaranga ukabona abantu bashaka kuba inshuti yawe abantu bakwitayeho bitaye ku mafaranga yawe nimba nawe utari ukisi icyo kintu bashe kuba wakimenya niyo mpamvu mba najanga ngo tubashe kuba twaganira kuri ino filime Inzira y'Umusaraba hari comment nyinshi zagiye zimbaza ati ese ko dushaka kugira ngo tukubone imbere ya kamera uri kutubwira ibintu by'Inzira y'Umusaraba ese ko twifuza kugira ngo tugere kuri tele utwereke uko babyifashe nimba koko uba uri kuri tele ureba ukuntu ibintu bimeze ukazwa bitubwira ko twifuza yuko mu gihe ino filime iri gukinwa
uzafata akavideo ukatwereka ukuntu biba bimeze, ukagira n'abakinnyi bamwe bo muri ino filime Inzira y'umusaraba ubashe kuba waganiza by'umwihariko Anita ndetse na Emile, dore ko ari benshi ikibazo mwakimaje muvuga ati ese Anita na Emile kuko basanzwe bakundana, ese n'umugabo n'umugore ko muri filime ukuntu tubona atari ibintu baba bari gukina ahubwo ari ibintu bibarimo. Rero nimara kuko ari cyo kintu nawe icyo kibazo gifite ndetse nawe ubyibazo cyane uvuga ati se bimeze gute, ese Anita ndetse na Emile barakundana, ese filime bari gukina bimeze gute, ese ni izihe story baba bari gutera, ese ngaho bita Iribagiza na Cyusa bimeze gute, ese Cyusa byose byinshi ndetse n'ibibazo byinshi bamwibaza, agusanga naje nk'igisubizo ku bantu mufite ibyo bibazo, mwibaza ibintu byinshi. Nyaboneka nta kindi kintu usabwa, iyi niyo channel y'ukuri ihageze, agiye kuba yatangira kujya bagezaho ibintu bizima ndetse angiye kujya mbabwira udushye ndetse n'utuntu twose tugiye kuba twatangira kugaragara muri ino filime Inzira y'umusaraba. Babwiye ko Ango Wit aragiye kuba yashimutwa, agiye kuba yatungwa cyane, bigiye kuba byamubaho, ni ibintu bidasanzwe. Agiye kubona ko yamenyereye atajya amenyerwa, ndetse agiye kubona yuko burya umuntu yakunereye ku ngata yawe yo kwikoreza, nawe umunera ku kagozi ke ko guhambiza kugira ngo umwereke yuko ibyo akoze nawe wabikora. Rero navuga ko ibyo Ari yakoze nawe bagiye kuba bimukora, kuba yarafashe Emile akamurasa na Emile nawe agiye kumwereka ko ibyo yakoze bigiye kuba byamugaruka. Ese noneho biraza kuba byagenda bite? Ese ngo tubonye ko wita Fabiola bwe arati wowe urimbwa cyaze ago bita Fabiola aratinyutse Ari ukuri, usanga Ari nawe avuga ati amafaranga yose mu ndimo, buri kimwe cyanjye cyose mufite cyanjye mugomba kukima, nimba uri kubona koko ndimbwa anigwa ndiruka nyuma y'umukobwa wanyu akaba uri ko musigaye mumfata mume buri kimwe cyanjye cyose nabatakaje, ubundi nigendera amahoro. Cyane yuko navuga ko Fabiola ibi byose ari wabyikoze, nubwo Fabiola ari kuvuga ari kurira avuga ati mbabarira ntinya kuba napfa, angira ngo ababonye kuri episode ya 77 mara bibonye ngo bita Fabiola kubwira arati ntinya kuba napfa nuzagice. Navuga ko rero ibi byose Fabiola ari we wabyikururiye, ndetse Fabiola ari niwe wazanye Ari. Ku bantu mutari mubizi, Fabiola niwe wahamagaye Ari aramuzana amubwira ko hari umukobwa mwiza babana. Ari rero ahageze asanga Anita yikundira undi. Rero nyuma vanga bita Fabiola wari ubona arakunda kubwira buri kimwe cyose, akamubwira ati byose muzabima, kubera ko amakosa yose ndetse n'ibiri kuba kuri Ari arabifata nka Ari Fabiola byose yabikoze, kuko Ari yadahamagwa na Fabiola cyangwa Fabiola yadafata Ari ngamuhuze na Anita, nago Ari yari kuza cyangwa Ari amenye Anita. Rero byose Ari impamvu abikora ntago wamurenganya, ni kubera yuko Ari Fabiola wamuzanye. Gusa nabwo ntago wamurenganya, nawe arihoma cyane, ntago babona ko Anita atamukunda. Anita ntago amukunda, ntakihemo cyane. Rero nimba abona Anita atamukunda namuri kagende, kuko Anita afite undi yikundira, kandi Anita kuba akunda Emile ntago ari ikosa. Urukundo rugiye rushaka, nyaboneka ntuzahatiriza urukundo. Nukunda umuntu ukabona ntago ukunda, uzamureke wigendere. Isi yuzuye abakobwa, irutoki guzuye amakoma, ishyamba ryuzuye ibiti, uteme igiti ushatse. Rero nimba ubona ukunze atagukunze, nyaboneka agenda shakira ahandi kwihoma ni ingeso mbi. Nimba uzi ko nawe wari ufite iyo ngeso yo kwihoma, yireke, ntago ari ingeso nziza kabisa, ni ingeso mbi cyane. Rero twikomeje ngamashije kubona kangaha uwo bita Isimbi nawe ibintu bikomeje kuba byagorana cyane, ndetse Isimbi ubuzima bwo mu cyaro bukomeje kuba bwamucanga. Mwamunye kwanga bita Isimbi bamutumye igikukuri akabyiteranya n'ubuki bw'ubuhura. Urumva ko rero ngaha ibintu bitoroshye. Gusa mwamaje no kubona ko iki kigabo ngo ni shitani cyamaje kuba cyapanga kugira gutya gigafata umwana wa Isimbi kikamutwara kikajya kumugurisha. Navuga ko ari ibyo bari no gupangira Isimbi. Rero muri kubona ko nuno mugore, nimba ari n'umugore ashobora kuba nawe birimo, kugira ngo bibe umwana wa Isimbi. Mwumvise ko kino kigabo ni shitani ari we mugabo we, kandi yamubwiye ati ngomba kuba natwara umwana wa Isimbi, ndetse agiye kuba namutwara vuba ahangaha cyane. Rero episode igiye kuza mushaka ko mugiye kubonamo ahangaho bita Isimbi ari kurira, Isimbi afite agahinda kenshi, agahinda kamurenze, kubera ko ahangaho bita Isimbi agiye kuba yabura umwana we. Ese bizagenda bita Imana izabasha kuba yatabara umwana wa Isimbi? Ko twabonye ko ahangaho bita Isimbi yasenze avuga ati Mana yanjye uzandinde, uriya mugabo ibyo azikora ntazabyikore kubwari, ahubwo ari wowe uzayimukoresha. Gusa mugiye kubona ko nanga Imana igiye kuba yakwigaragaza, ndetse Isimbi asengera aho yasenze avuga tuzarinde umwana wanjye, ndetse uzandinde uriya mugabo, aho ko sinzi imico ye, sinzi buri kimwe cye, gusa uzabashe kuba wamundinda. Ugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byageneza. Ngomeje kuva ko ahangaha ikintu kigabo cyamajije kubwira Isimbi ati uzajya unyisanzuraho, umwana wawe nabonye ufite umwana mwiza. Gusa ibi byose yakoze yagira ngo yijishe kuri Isimbi kugira ngo azabone ko agiye yiba umwana wa Isimbi, maze Isimbi nazabikeke.
ese ntibizagenda gute umunsi Isimbi yabuze umwana we, ko navuga ko Isimbi ashobora no kuba yakwiyahura, cyane yuko benshi mubizi ko Isimbi kugira ngo agire gutya azano mu cyaro yagira ngo abashe kuba yarinda umwana we. Ambere ko dukomeza nkubwira ibigiye kuba byakurikiye, nkubwire n'agashyanga akabashije kuba kagaragaramo igihe bari gukina ino filime, ndagira ngo umanze urebe ino trailer. Ni filime nziza cyane ndetse benshi ndabizi ko muri bwazi kuba mwayikunda. Nyaboneka rero ndagira ngo umanze urebe ino trailer ubundi nze tuganira ku bigiye kuba byakurikiraho mu gace kagiye kuba kaza, ndetse mbabwira n'agashya kabashije kuba kagaragara muri ino filime z'urusa. Manze urebe ino trailer. Filime nyarwanda nyuma yuko Kigali Youth Talent bateguriye filime zagiye zikundwa nka Ibara ry'urukundo, Agahinda k'umwana, noneho ikuzane filime y'akataraboneka yitwa Intimba y'imfubyi. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Serine wabyariye iwabo afata umwanzuro kujya Kigali gushaka amaronko, none imyaka 10 irashize none aragarutse. Mami, ese ndaya niko ziteye nuko guko sigaye meze Marceli Sari Serine bamwimye umwana we. Mami uramumatana gumum mitagukura mu mutima ngurije urama umwana wanje cyana gumum Big umubyeyi utagira umutima birangiye haye papa Serine gatanya kugira ngo inyungu zose azikubire. Umubyeyi nka papa wanje nka se wa Serine nka se kuruguriye mwana urahunga. Narese ko ubucamanza badutandukanije umwe akagiye undi akagiwe, iwe se sinjya majya shaka uwo mwana kamumisha. Serine afashe umwanzuro mubi wo kujya mu bapfumu kugira ngo abashe kubona umwana we, ariko ntazi yuko umupfumu afite gahunda yo gutamba umwana we. Akabonye Ese bwenge namenye yuko Serine ari mama we bizagenda bite? Ese mama Serine we niziye nyungu yabakurikiye kuri bwenge? Vugishijwe Uyu mupfumu we ibye bizagenda bite? Kurikirana filime igushe kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions, ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe. Episode ya mbere yahageze, Intimba y'imfubyi. Nduvugishira mugore wawe ngo ni mama Serine mu mwana wanje kuko atari ibyo ngibyo. Okay, yes, ngira nawe urabibonye yuko araga filime kazi cyane, ngira nawe ubonye yuko araga filime kagiye gutangira gucina umunsi mike cyane. Nyaboneka rero nawe ngira ngo aho gukora amajije ko wahabona nyarukiraho ubashe kuba wakwihera ijisho kuko ni filime nziza cyane. Se ni filime mugiye gutangira kubona ko ari filime igiye kuza iryoshye cyane. Twikomereje ngamajije kubona kwangaha ibintu bitoroshye, ngamajije kubona kwangaha ibyo kwa Rugimwa byo bikomeje kuba byaba intambara, bikomeje kuba byahinduka intambara y'ubutita, intambara imeze nk'iyo mu Burusiya na Ukraine igiye kuba yabera hanga kwa Rugimwa. Navuga ko umuru ugiye kwaka, ndetse mugiye kubona ko nyirantambara agiye kuba yavuyanga ibintu cyane, ko nyirantambara yahamagaye Rugimwa akamubwira ati ngiye kuba nagaruka gusa ninsanga uwo mugore mama Kanye ndetse na mama Iribagiza baraho ngaho tuzikunenga tuzikaraga ku butaka. Ese ibintu bigiye kuba byaryo yakubesha mugiye kuba mwatugwa n'ibintu bango bitanyira ntambara agiye kuba yakora cyane yuko nyira ntambara agiye kuba yacana umuriro, ibintu bigiye kwiranga kwa Rugimwa. Navuga ko aragahuma munwa. Ese noneho bizagenda gute kanga mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryo ko mugiye kubona kwanga aho bita mama Iribagiza ndetse na mama Kanyana bagiye kuba batungurana cyane aho bita Rugimwa. Aho ngabo navuga ko bita Rugimwa ikosa yakoze ikosa rikomeye cyane, yafata abagore batunda akabashyira mu rugo rumwe keba. Ese noneho bigiye kugera gute ko navuga kwanga mama Iribagiza we afite umujinya ndetse n'uburakari mama Iribagiza we yifuza no kuba yakwica Rugimwa, ku buryo mama Iribagiza ayo yagize gutya akabona amahirwe yo kuba yakwica mama yakwica Rugimwa atana bitekerezaho ubwo yahita yica Rugimwa. Ese noneho biraza kuba byagenda bite? Rugimwa ari bwaze kuba yabyitwaramo gute? Nyantambara nawe mukagarutse akeneye ko Nyantambara abwiye Rugimwa ati nimba mukamenye yuko hari ikintu wambeshye, nimba mukamenye yuko ufite undi mugore hari ibintu waze kumbwira kanka byimenyera waranze kubimbwira nzagukona. Benshi muri nkuko Nyirantambara yabwiye Rugimwa ati nzagukona nubwo ntazi ko babikora ariko nzagukona. Rero nawe ndagira ngo ujye muri comment ubashe kuba tubwire se nawe ushaka kugira ngo urebe ukuntu Nyirantambara azakona Rugimwa. Ndego navuga kanga noneho mugiye guseka mugiye gutembagara ibintu bigiye kugaragara amaro akavuyo ndetse ari intambara nga kwa Rugimwa, ugwangura igiye kugwanga nga kwa Rugimwa hagati ya mama Kanya ndetse na Nyirantambara. Mama Iribagiza we noneho ni ibindi bintu noneho nga mama Iribagiza afite umujinya ndetse n'uburakari cyane ko mama Iribagiza byose ari kuvuga ati bari mitungo yanjye bari gukina mu mitungo yanjye bakabavanga bakagenda. Ese bizagenda
yakomeje gukangisha mama Iragiza amubwira ati urukiko ruzabisobanura witwigiraho gutyo urukiko ruzashyiraho ukuri ese agiye kuba yatangira kuburanira mama we bigiye kuba byagira bidekangaha ibintu bigiye kuba byagira ugiye cyane no kino filime yacu igiye kuba yakwerekera ku musozo waje kwibaza mu ati no filime zizarangira gute nyaboneka igiye kuba yagira iryoshye cyane agashya kabashije kuba kagaragaramo rero mu gihe kumwa ubwo turi gukina ino filime abashije kuhagaragaramo agashya ubwo imvura yagwaga turi gushutinga ibikoresho byacu bikanyagirwa niyo mpamvu uyu munsi mwabonye yatinze gusohoka yasohotse mu masaha 9 hafi saa 10 nicyo kibazo twabashije kuba twahorana cyo kandi murabizi ko turi mu bihe bibi by'imvura ngira ngo kwayibonye uyu munsi ku mugoroba akavura kabashije kuba kagwa rero ibintu byabashije kuba byagira nabi hari mu masaha yasangaye ya saa 7 gutyo imvura yaje kuba yatunyagira twari turi kwagiye gucutinga ara mu cyaro turaho twugama dushya ibikoresho niyo mpamvu ku bantu mwitonganyije mukafata mwatinze kuyiduha ni benshi nagiye muneze comment muvuga ati kuki mudaduha filime nicyo kibazo twafashe kwa twahura nacyo rero tubiseguyeho kabisa mujye tumutwihanganira natwe ino filime rega kuyikina kuyishutinga ni ibintu bitugora cyane duhora na risques nyinshi cyane muri ino filime niyo mpamvu nifuza yuko mugomba kumenya risques ziba zihari ibibazo duhura nabyo inzoka zishobora kuba zaturira mu binangira murabibona ko dukunda gukina ahantu mu mashyamba risques nyinshi duhura nazo gusa nifuje kuba nazagira gutya ubundi nk'abatembereza mu karere ukuntu ibintu babyifashe tukabaza Anita ndetse na Emile ati se murakundana umugore no cyane yuko bakina nkaho bakundana ese koko nibyo cyangwa ni prank ko nkuko baba bakinye prank batubeshya cyangwa ko byinshi bibaza rero nago nshaka ko arakubwira byinshi tuzabibariza tubabaze nyaboneka rero nagira ngo mbere yuko nsoza ndi kwerekera ku musozo nasoza iki kiganiro ndetse nabashije no kuba naganira namwe nabibonye ko turi kumwe mwagiye muri comment murambwira rero nawe niba utarajya muri comment ushaka kujya muri comment kubasha kuba washyiramo akayemoji k'umutima kugira ngo twike kudukunda cyane kandi wifuza kuba wamenya buri kimwe cyose nyaboneka nimba udukunda bitubwire muri comment menye koko mfite abantu mukunda ino filime Inzira y'Umusaraba kandi nanjye mukunda uburyo mbabwizamo ukuri nkababwira ibigiye kuba byakurikiraho byanyu mbabwira ibigiye kuba byakurikiraho byose rero nyaboneka mu minsi mike cyane igihe kitarambiranye ndiredi yo kuba nabageza ahantu ino filime Inzira y'Umusaraba ibasha kuba yakinirwa ndetse tugenda bakinyi bamwe tubasha kuba twaganira nabo mu bakina ino filime Inzira y'Umusaraba yaba Kamari ndetse na Emile yaba Anita yaba Are ndetse na Fabiola bose mbese bose tuzagenda tubaganiza gake gake ntago bizazira rimwe gusa azaba ari ikiganiro kizamara hafi isaha nyaboneka rero gerageza ukare subscribe ujya dukomeza kubona kandi dukomeze kugenda dusobanukirwa byinshi muri no filime Inzira y'Umusaraba mbabwira ati rero ni ntangancoreje ndabakunda cyane kandi bahoza ku mutima kandi nizeye ko namwe mu nkunda ciao ciao